turanezerewe uyu munsi wa none turanezerewe turanezerewe uyu munsi wa none turanezerewe turanezerewe uyu munsi wa none turanezerewe haleluya uyu munsi wa none turanezerewe uyu munsi wa none turanezerewe uyu munsi wa none turanezerewe turanezerewe uyu munsi wa none turanezerewe sawa uyu munsi wa none turanezerewe sawa uyu munsi wa none turanezerewe 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 pasiteri yaje kudusura uyu munsi wa none turanezerewe uyu munsi wa none turanezerewe kubw'amahirwe menshi rero twatsuwe na pasiteri reka tumwakire rwose ku bw'aka kanya ibigiye gukurikiraho byose ijambo ni irye pasita twakwakiriye rwose we n'umufasha wawe haleluya amena mutamena amen nkuko mubibona rero ni pasiteri Kimonyo ntabwo ahangaha ndi njyenyine ndi kumwe n'umufasha wanjye ariko mbere y'uko umufasha wanjye abibwira reka tubanze dusenge Imana haleluya amena mugutamera ariko amina amen reka dusenge Imana yeze iki giterane cyacu Imana turagushimye turaguhimbaje Imana yera Imana igitero cy'amahanga turaguhamagaye kugira ngo uganze utsinde dore tujye gutangira gusenga akanya nk'aka ngaka wamaganemo abadayimoni abazimu b'abasambanyi turabamaganye abazimu badutera kunywa inzoga turabamaganye dore itoro ryacu ari iry'abarokore bana natwe muri byose rero utugire neza ni mu izina rya Yesu amen nkuko nababwiye rero ndi kumwe n'umufasha wawe nawe ni umuntu mukuru arabyibwira haleluya Yesu nashimwe Yesu nahimbazwe nanjye rero ndi muka Kimonyo Imana iduhumugisha nakeka twabibwiye kandi mwatumenye mwabahaye amashi mw'abantu twakwishimiye pasita twakwishimiye murakoze cyane aka kanya rero tugezemo tugiye kumva ijambo ry'Imana haleluya ariko amen ariko amen abinywa muri kunyumva mugutamena umunsi w'iteka tugiriye umugisha haleluya amen tugiye kumva ijambo ry'Imana Imana inyeretse ko igiterane cyacu gifite iki umugisha subiramo umugisha ni kuwubona amen abasinzi barimo baragaragara mugutamena abasambanyi barimo baragaragara mugutamena umwuka mubi kuza kumbwira ati harimo abasambanyi haleluya 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 Imana iraje bagaragaza aho uragaragara yego katwumva ijambo ry'Imana
amen amen. Okay, mbere yuko twumva ijambo ry'Imana rero reka mbasabe mwicare. Murakoze cyane. Ijambo ryacu rero turarisanga mu gitabo cyanditswe na Luka ku rupapuro rwa 365 mu isezerano rishya. Amen. Amen. Kutamena. Amen. Ijambo riravuga ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo kwirinde ubusambanyi. Haleluya. Ijambo ry'Imana riracyatuganisha ku busambanyi butwugarije muri iyi minsi. Byakomeje kunyereka ruhaya arimo naturutse i Kigali nje kubwiriza kugira ngo ubusambanyi mufite uburozi ubwibone ibyo byose nasubira i Kigali nabasengeye mu izina rya Yesu ye Pastor Kimonyo nicyo Uwiteka yanegetse. Haleluya 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 ariko amen itamena cyane ariko amen. Abasambanyi rero ruhaya ndabona ruhaya ndabona akomeje kwanga kwigaragaza. Uwo ruhaya ndabona akomeje kwanga kwigaragaza. Ndabona ruhaya akomeje kwanga kwigaragaza. Haleluya haleluya ariko haleluya haleluya ariko umuriro ugiye kwaka mu kanya gatoya. Umuriro ugiye kwaka vuga utamena. Mbere yuko umuriro waka rero, mbere yuko dusenga tukagaragaza ruhaya neza, mbere yuko Imana twereka ruhaya, tugiye gutura amaturo y'ishimwe, tugiye gutura Imana. Benshi baravuga ngo Pastor Kimonyo ngo muratura ngakagenda akayarya. Hoya, ntabwo Pastor Kimonyo ari uwo kurya amaturo yanyu, ahubwo yubaka urusengero akaguramo utu tuntu mubona duturiramo akadekora. Haleluya ariko haleluya amina cyane haleluya reka dukomeze. Buri wese nashaka igiceri cye cyangwa se inoti, ubundi duture Imana. Amafaranga nakora umurimo w'Imana. Nagaragurira ikote nambaye, nagaragura ikote ry'uriya mudamu wanjye. Haleluya haleluya ariko nagajya gukora. Reka duture Imana. Haleluya amen. Mbere yuko dutura Imana rero, nkuko mwabyumvise ko ikiza ari uko mwashyiramo inote, tugiye kuri indirimbo y'ijana mu ndirimbo z'agakiza. Haleluya ariko amen. Ndabakunda cyane korali. Uzi umwuka wera natuzamura ako karirimba mena, ubundi dutura Imana. Amen. Sinzibagirwe igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri njye, narabohowe ndamuririmbira zaburi nyinshi umutima wanjye. Sinzibagirwe igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri njye, umutima wanjye wuzuye zaburi nyinshi mu mutima wanjye. Haleluya nditangaza ubwo wagakiza kubona nditangaza umunyabyaha. Mureba ibihumbi icumi yego. Undi nazi namanukiwe n'umwuka w'Imana. Haleluya nyinshi mu mutima wanjye. Haleluya nditangaza ubwo wagakiza kubona nditangaza ye munyabyaha nahawe agakiza. Nditangaza ubwo wagakiza kubona nditangaza ye munyabyaha nahawe agakiza. Imana
nshimira haleluya igitangaza igitangaza ubwo nahawaga kiza ku buntu igitangaza igitangaza n'umunyabyaha nahawaga haleluya igitangaza igitangaza ukizemo 20 igitangaza igitangaza haleluya ubwo nahawaga amena igitangaza y'umunyabyaha ikoti nakuguriye igitangaza harimo washyizemo 20 ndabona n'igitenge uyu munsi ariko hari watuye inoti ya 5 batuyiza 5 barayatwaye ntabwo bakwiye inoti tugomba gukora reba iriya koti nibyo yakuyemo amafaranga twatuye agakote kanjye keza ejo we yibaga igitangaza igitangaza ubwo nahawaga kiza ku buntu igitangaza igitangaza y'umunyabyaha nahawaga igitangaza igitangaza ubwo nahawaga kiza ku buntu Jomwe nataranya amateraniro yo muri zeru bane 100 iki gitenge amen 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 murakoze cyane dusoje gutura imana amaturo yanyu yageze ku Uwiteka Imana haleluya ariko amen 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 Ruhaya nakubonye ni watuye Ruhaya Ruhaya ijana umwuka wanyeretse ko Ruhaya utatuye irindi naryo naguha n'ukuntu Ruhaya wanserereza umva si 10 uravuga ngo ndi umusambanyi ariko ntaryo nawe ujya mutura imana amaturo Imana yagira si Imana Imana ivuga ko ndi agakora umunyabyaha agakora umusambanyi njye nirira icyana Ruhaya ituro ryawe rakeneye ku Uwiteka Imana pastor naturo nazanye Ruhaya wajya utura imana ko naturo nazanye hari ibintu byinshi imana idukorera tutazi uburyo ibikoze naho butaha hari ibintu byinshi imana idukorera tutazi uburyo imana ibikoze pastor tutura imana nabonyemo inoti 10 za 5 ngo nangahe ese pastor watwaye ngayo nagahagije Ruhaya wajya utura imana wajya utura uba ngahe nakwibye niyo ushaka use we Imana irakugaragaza ayo wabitse mu ikote wanze gutura imana irakugaragaza mu izina rya Yesu adukomeze pastor ngewe nureba nabi nako gashati ndigishaka nuko ako gashati karagashati ariko karagashati kwajya ngo niko neza nani karagashati narakabuze kizi ibyumweru 2 nkabuze ingomani kandi pastor gasha sinzi nago mwizeye ngewe karagashati ushobora kuba ari komani akureba mani nta nubwo no gufunga neza amakote rebera na mana we uskatazi no gufunga neza funze nabi oya ni neza anga gashati sinzi umuntu numvise uvuga ngo bari kubeshya sinakabuze kuri Noheli muri ya mafaranga bari baduhaye hari ahepfo muri zeru hamwe na turi yari twakoreye yandi twakoreye nanga rero naturije ayo naturishije twayahaye Uwiteka Imana yakoze imirimo yabiye inzu yacu iteretse Nyamirambo Kigali kuri Noheli ahubwo nafunze nabi badusetse anajya bitwaye kuba kwibeshya no kwiba biratandukanye kimwe nuko nabona ari ariko ntacyo bitwaye inkweto nziza nanjye mbona agakanzu keza kositimu nziza iryo jambo numvise ruguru iyo ngiyo
tubasengere bakizwe bari abantu basengere bakozwe neza njyewe iriya shati yari yaracitse hano nanjye ndayizi urayifite yari yaracitse baduteguriye tunywera amazi mu kanya nakura bikote n'ibyanyu ndarimukuramo turebe hano nimba itaracitse izo kureba wabona ariyo ariko nsanze ari haleluya haleluya amen haleluya amena ngo amena pastor amena amena koko nshaka ku mazi mu rusengero rw'Imana bisaba kwitonda mumese muhore utakamaramo pastor tuzi turanaryoshye rero hajya twaguriwe Nyamirambo amina amina cyane amina amen tugiye gusengera amaturo rero tumaze gutura amena amaturo yanyu mwatuye aragira ku Uwiteka Imana vugutamena aragira ku Uwiteka Imana nkuko natanye babwira ati se kugura pasiteri ikote sinayo kugurira umugore wa pasiteri umupira wo kwambara sinayo kubakisha inzu ya pasiteri ahubwo nayo kubaka inzu nayo kubaka inzu y'Uwiteka Imana tuzajya duteraniramo vugutamena ariko amen ijambo ry'Imana ni ryiza cyane mujye murikunda kandi mukuru w'Uwiteka Imana reka dusenge mwirinde gusakuza dusenga Imana igatamena Mana nziza twongeye gushima no kuguhimbaza gutamena ariko turagushimye kubw'amaturo duhaye ni menshi kandi aragaragara nawe gukora umurimo wawe nubwo benshi bagita ko ari ayo gufasha pasiteri no ntabwo ari gufasha pasiteri mu izina rya Yesu ni imyuka mibi iyo ni imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo iraho umugisha rero yagire neza mu izina rya Yesu Kristo amina utamena ariko ko mukonje amina watse Uwiteka atwereka abasambanyi twababonye twatuye amaturo ugatamena ariko amen kubw'igikorwa tumaze gukora rero de n'akazuba kavuye twumva icyokera ari cyinshi cyane fasha madamu fasha ariko yambona rero ariko karacitse ahantu umukandara wanjye rero nawe yagaruza banze ya maturo na izina rya Yesu ni insangare Yesu ewe haleluya wamumfashije haleluya ko mutikiriza amena ahubwo mukansakuriza haleluya 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 vayo mumfasha pastor Ako si pastor bana, pastor. Yung pastor namin. mani ishati ukuramo gira vuba Ikuremo wana. Pastor, ntabwo twizera wana. Pastor, ntabwo twakwizera pastor. Ishati wayita no mu Kristo wana. ramishati Kandi urangije agatubutse. amaturo twatuye ndabaha amafaranga rwose mugura ishati yanyu mumbabarire nkuriramo mumbabarire Ayikuramo wana. oya mufashe mani sana Pastor, ntabwo tumwizera. uzabone ngaruke gusenga